noneho irindi banga utaruzi, telefone nk'iyi yaguye mu mazi cyangwa ikagwa mu gikoma no mu bindi byose nk'amasosi mu biryo, ujye uhita uyikuramo batiri. Urabona uyu we yakoze n'ikosa ryo kuyirekeramo batiri, rwose ujye uhita uyikuramo batiri ako kanya nyamuneka bikiri mu maguru mashya, kuko biha amahirwe menshi yo kuba yakira ikongera igasubira ku murongo. Urabona telefone yacu tugiye kuyihambura nk'uko mubireba, twayikuyemo amavisi. Tugiye kuyihambura mbigisha ukuntu bahanagura telefone, amafaranga yanyu mwirirwa mutanga rwose mujye munayagurira abana ka yahurute, ariko namwe mubyikorere, bisaba akaroso konyine nyamuneka. Fone yacu urabona ngiyi twayihambuye rwose bayitaye mu mamininwa. Muze tuyikorane kugira ngo ubutaha namwe mujye mubyikorera. Urabona twayihambuye tugiye gukuramo motherboard. Urabona telefone yacu rwose ukuntu yatakaye mu mamininwa, mu bishyimbo. Undebere ibintu nk'ibi abamama bakora rwose nyamuneka ntimuzongere, kuko bino bintu telefone zarahenze. Telefone ntabwo ari izo gushyira mu kanwa ngo muri kumurika mu gihe mutetse. Urabona telefone yacu ibintu byagiyeho, nyamuneka rwose tugiye kubanza tuyikorera amasuku, kuko ntabwo wakora telefone iriho bino bintu nk'uko mubibona. Murabibona rwose nta mamininwa masa. Tugiye kubanza duhanagure telefone yacu. Iyi telefone yacu tugiye kuyihanagura. Noneho mbere yo kuyihanagura, iyo urangije kuyikura muri housing uhita womoramo aka gashashi, urakomora. Katubanze tuyihanagure telefone yacu. Urabona rwose iyi telefone yacu bayitaye mu bishyimbo biri gutogota. Tugiye kureba ko iri bwake ikaba nzima. Tubanze tuyihanagure neza twitonze. Telefone yacu urabona bayitaye mu biryo, kandi rwose ibi bintu ntago ari iby'umuntu w'umusirimu kuba yateka telefone ari kuyimurikisha yayishyize mu kanwa, rwose biragayitse. Telefone yacu urabona twayihanaguye nk'uko mubibona. Telefone yacu twayihanaguye, biroroshye nyamuneka nawe wabyikorera. Urabona telefone yacu igerageje gusa neza bitewe n'uko wabanje kuyibona. Rwose abamama n'abakobwa mwegera hano, iyi ngeso yo guteka mufatiye telefone mu kanwa murayigira. Urabona telefone yacu iyo tumaze kuyihambura gutya nta kindi dukora, turasabwa aka karoso konyine, tugasabwa na essence. Dore essence aba ari iyi. Noneho essence ni iyi niyo dusabwa. Nyamuneka essence ntabwo ihenda, nubwo wajyana sengisa nubwo yahenze cyane rwose bagukorezamo bakagushyiramo gakeya ka sengisa, ariko ukaba ufite akaroso kawe, ukaba ufite n'aka essence gakeya, ubundi kugira ngo ubashe kwihanagurira telefone. Abantu mukunda kugira ikibazo cy'amatushe mumwirwa muhanaguza telefone zanyu, mu gihe yaba yanagiyemo n'umwanda rwose ni uku ihanagurwa. Urabona telefone yacu turayihanaguye ni ibisanzwe, biroroshye rwose. Ukahindukiza ugahanaguza motherboard yose, ni ibintu byoroshye. Ni ibintu byoroshye ko wayihanagura, biroroshye kuko turi abatekinisiye tuba dufite udukoresho twihariye. Urabona hari ukuntu amatusha abadakora, ugakozaho ugahanagura. Twebwe nyine nkawe udafite agakoresho rwose, nawe udafite agakoresho wajya ugerageza uko ushoboye ukabihanagura mu masegonda make. nta nubwo rega kuyihanagura bitinda, wangiza ugafatana ka gashashi ukanyuzaho gutya. Telefone yawe amatushe aba akoze neza nk'ibisanzwe rwose, nta kigorana. Noneho reka turebe ko ino telefone yacu bataye mu biryo iri bugire amahirwe yo kwaka. Reka turebe neza ko iri bugire amahirwe yo kwaka. Urabona telefone yacu ntago iri kwaka. Nta kindi tugiye gukora, ko iyi telefone
bayitaye mu biryo. Tugiye kwegura, urabona n'inyuma naho ukuntu habaye telefone rwose bayitaye mu biryo nk'uko bigaragara. Naho tugiye kuhahanagura, urabona turahanaguza agasoko tugiye kuhahanagura, turahanaguza akaroso nk'uko mubibona. Iyi telefone bayitaye mu biryo, reka nayo tuyihanagure inyuma. Tugiye kugerageza turebe iyi telefone bataye mu biryo iraba nzima. Nyamuneka rwose bamama, bakobwa, abantu mwese mukunda kumurika mutamiye telefone, nyamuneka izi ngeso mugomba kuzirinda, ntabwo ari sawa. Noneho iyo tumaze guhanagura hano inyuma, nta kindi tureba, ubu tugiye komoraho kano kantu k'umukara kugira ngo turebe ko taburo yacu nta kibazo yagize. Naho ndabona nta kibazo yagize. Reka twongere tugerageze ducane turebe ko telefone yacu iri bwake. Uzamenyera byinshi hano rwose ku Isomo Tech, wowe ujye udukurikirana ku mbuga zacu kuko tuzaza tugushyiriraho utuntu tw'ubwenge. Urabona telefone yacu na n'isaha ntabwo iraka. Reka tuyishyire kuri sharijeri turebe yuko basi iri bwinjize, turebe ko telefone yacu iri kwinjiza, kugira ngo iyi telefone yacu bayitaye mu biryo nk'uko mubibona. Kandi wabonye abantu twatangiranye video, mwabonye uko yari imeze. Turebe ko yinjiza. Urabona iyi telefone yacu nta nubwo iri kwinjiza, ntabwo irimo irinjiza. Reka n'iyi taburo tuyihambure yose kugira ngo tuze kureba uko iyi telefone yacu yaba nzima. Urabona tugiye kuyihambura mubireba. Reka tuyihambure yose kugira ngo turebe ko n'imbere hagiyemo ibiryo. Reka tuyihambure, ubikora witonze. Ndabona n'imbere harasa neza, nta biryo byagiyemo. N'imbere harasa neza nk'uko tubireba. Ahubwo reka tunyuzeho icyuma, mbibutsa ko nabigishije uko taburo wayikuraho ukanayisubizaho. Nyamuneka narabibigishije neza cyane. Reka dukureho iyi taburo. Reka dukureho iyi taburo turebe. Nabigishije uko bakuraho taburo, nyamuneka biroroshye. Ni ibintu nabigishije cyane rwose, mugomba kubifata mu mutwe. Ushaka kwiga ubutekinisiye, gwino kuri iyi channel yacu, uzahamenyera byinshi kandi biba byoroshye mu buryo tubyerekanamo. Tubyerekana mu buryo bworoshye cyane. Reka dukureho iyi taburo nk'uko mubibona. Tuyikureho kugira turebe ko telefone yacu iri buze kwaka ikaba nzima. Okay, noneho urabona taburo nayo twayikuyeho. Reka noneho ducane telefone yacu turebe ko yaka mu buryo bworoshye. Reka tuyicane turebe ko yaka mu buryo bworoshye. Gutya ndi kwicana nta taburo iriho, ariko iyo yatse biragaragara mu matushe. Ntubone nta taburo iriho wibaze ngo wabimenya gute. Hano mu matushe hahita haka. Urabona iyi telefone yacu. Reka twongere tuyihanagure. Nitumara kurihanagura tuhite tuyishyushya kugira ngo turebe yuko rwose iyi telefone iri buze kuba nzima. Turwane no kuyizura nyamuneka. Twongere tuyihanagure nta kibazo, biremewe. Kanaka tugakureho.
aka esanse ntabwo gahenda ko kuba wahanaguza telefone rwose. Twongere tuyihanagure turebe ko igerageza kuba nzima telefone yacu. Tuyihanagure ubundi tuyishyushye turebe ko telefone yacu iri bugerageze ikaka. Rwose yaguye mu biryo iyi telefone. Bamama mwirinde ibintu byo gutamira telefone. Umuntu wese uzi ko ateka atamiye telefone, bino bimubere isomo. Hano reka dushyushye telefone yacu, tuyishyushye neza kugira ngo turebe ko iyi telefone yaguye mu biryo iri buze kuba nzima. Abona hano turi gushyushya, ushyushya nyine impande zose, biba byoroshye. Nyamuneka nawe wabyikorera, biba byoroshye cyane rwose, nawe wabyikorera. Ushyushya umwanya mutoya nyamuneka, kandi wirinda gushyiramo ubushyuhe bwinshi. Wirinda gushyiramo ubushyuhe bwinshi, ugashyushya umwanya mutoya, nibyo biba byiza. Noneho urabona telefone yacu turayishyuhije. Reka turebe ko ino telefone iri bube nzima. Urabona telefone turayishyuhije. Kadusubizeho taburo yacu. Nabigishije ukuntu bakuraho taburo, mbigisha ukuntu bayishyiraho. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Kadushyireho taburo yacu kugira ngo turebe ko telefone yacu iri bube nzima. Uyu muntu telefone yayizanye ku isomo teke kugira ngo turebe ko ari busubire ku murongo. Niyanga rwose gukira turamubwira ati pole sana, warayihemukiye ino telefone kuyita mu biryo kandi telefone itarya. Nta kindi gisubizo rwose turi bumuhe, kuko hano yaje niyo taransiferi ya nyuma bamuhaye idakize rwose, nta kundi arayishyingura.